Yes, mwongeye gukomera abakunzi ba Emmanuel Travel Show. Ikaze nimba ari ubwa mbere kora subscribe. Yes, ubundi dukomeze nge mbaha ibiganiro. Ubu rero hano nkuko mubona mpagaze hano ku muhanda. Ndashaka kugira ngo nsubize ibibazo bimwe abantu bagiye bambaza bijyanye n'akazi. Ku bijyanye n'akazi, imirimo iboneka inaha muri Norvège, harimo bambaza gatese Emmanuel, umuntu yabona akazi gute muri Norvège, ese imirimo iboneka aho muri Norvège ni iyihe, n'ibindi bibazo bibaza bati ese umuntu yaza gute muri Norvège. Ariko reka mbabwire bikeya uburyo umuntu hano ashobora kubonamo akazi. Hano mpagaze ku muhanda nkuko mubibona, ntimubigireho ikibazo. Ntegereje bisi ngiye ku kazi. Nkuko nababwiye rero ntabwo ari buri gihe umuntu ahora atwara imodoka nubwo waba uyifite. Rero mbereye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu umuntu ashobora kubona akazi n'aha. Kubona akazi n'aha ngaha birashoboka uvuye mu bihugu byo hanze nka Afurika cyangwa muri Aziya cyangwa n'ibindi bihugu, ariko cyane cyane abambazaga n'abo muri Afurika bavuga bati umuntu yabona akazi akaza gukora. Yego birashoboka, ariko akazi ushobora kuza gukora inaha nkuko mubizi uba ugomba kuba ari akazi rimwe na rimwe wigiye, ufitiye ubumenyi buhagije, ufitiye ibyangombwa cyangwa umazemo uburambe. Ibyo rero bikaba bikorwa mu buryo bushobora kuba ari bubiri butandukanye. Uburyo bwa mbere akaba ari ubwo kuba wakora icyo bita application cyangwa ukapurayinga unyuze kuri online, kuko hari imbuga nyinshi, website nzagenda mbereka ayo ushobora kunyuraho ukaba wagira gute washakaho akazi cyangwa wakapurayinga. Ibyo kwapurayinga rero harimo ibijyanye no kuba ufite CV, ufite ibyangombwa byerekana ako kazi wigiye nka za diplome n'ibindi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo ni icya mbere gisabwa. Imirimo rero iboneka inaha ngaha harimo ibijyanye n'ubushoferi, harimo ubudogiteri, harimo ibijyanye na nasi, harimo ibijyanye n'ubwubatsi n'ibindi byinshi. Rero nkuko bisi yanjye irakomeje, reka dukomeze mu kanya. Rero harimo akazi kagendanye no gukora mu mafamu y'amatungo. Amafamu y'amatungo ni ukuvuga ngo ahantu hari amatungo nk'inka, ihene, inkoko. Ariko hano muri Norvège ntago ibyo bihari cyane, ntago bafite amafamu manini ku buryo waza gukora, ariko ni ukuvuga ngo nako ushobora kuba wakabona. Imirimo yindi ihari ni nk'ubwarimu, ushobora kuba wakigisha international schools mu rurimi rw'icyongereza cyangwa hari izindi ndimi uzi. Ibyo nabyo ushobora kuapurayinga ukaba wabona akazi, kuko amashuri menshi nk'ama universite akeneye abarimu bari international. Ni ukuvuga ngo rero ako kazi gashobora kuboneka cyane. Ikindi ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri mu IT, warize ibintu bijyanye na IT. Iyo mirimo ifite isoko cyane hano muri Norvège, kuko ibigo byinshi bikeneye abantu bazi ibintu bijyanye na computer. Ni ukuvuga ngo rero ibigo byinshi bikeneye iki? Bikeneye abantu nk'abo mu gihe waba uri professional muri ako kazi. Hari imbuga nyinshi rero nzakomeza mbereka zigendanye nko kugira ngo wapurayinge cyangwa aho wasaba imirimo, kureba imirimo bashyizeho ugahitamo imirimo ikubereye.
rero kuri Emmanuel Travel Show nimba ari ubwa mbere ukore subscribe. Ahangaha nko mubona murabona ko ndi muri bus, ndimo ndajya mu kazi, ntago naringiye ahubwo ndi kujya mu kazi, ari naho ndi gufatira iyi video muri aka kanya. Impamvu rero ndi gushyira hano no kugira ngo nterekane abantu bicariye muri uru ruhande. Urabona ko uyu munsi bus nta n'abantu barimo, turi babiri twicayemo, ariko bus irakwereka ngo iragenda. Hari uyu nguyu uri aha na shoferi inyuma, nkuko mubibona nta bantu barimo. Gusa ahangaha yihageze nyine iminota yayo itaragera ngo itsimbure, irakomeza ikagera gute, igahagarara. Nubwo haba harenzemo isagonda rimwe uhageze, ntabwo igutegereza, irakomeza ikagenda. Icyo si cyo tuba turiho. Imirimo rero ni myinshi hano muri Norvège, imirimo y'ubucuruzi, muri butike, kuba mbega warize ibintu bya advertisement nk'ibyo. Ariko inahangaha hari imirimo ikenera kuba uzi ururimi, imirimo ikenera kuba uzi ururimi cyane cyane rw'icyongereza cyangwa rw'ikinoshiki, ikinoroveje, biba ari ingenzi. Rero mukore subscribe hanyuma mureke dukomeze, tuzongera ejo.